Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya wo kumva ijambo ry'urufunguzo. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yadutoranyirije kugira ngo tuwishimiremo kandi tuyiramirizeho, twizihiza gupfa no kuzuka k'umwami Yesu Kristo, twizihiza intsinzi ikiremwamuntu cyahawe. Haleluya. Amen. Ijambo ry'urufunguzo ngira ngo rifungure umutima uyu munsi riravuga ngo kura amananiza imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Kura amananiza imbere y'Imana. Reka dusome igitabo cyo Kuva igice cya 4 umurongo wa 10. Ngo Mose abwira Uwiteka ati, Mwami na mbere sindi intyoza mu magambo, nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye ruratinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Si jye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe, nkwigishe ibyo uvuga. Mwakereza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Iyi ni inkuru ndende nciyemo hagati y'igihe Mose yatumaga n'Uwiteka kujya gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Amen. Iri ni inaniza rya 4 mu mananiza 5 yose Mose yashyize ku Uwiteka. Igihe Imana yahamagaraga Mose mu gihugu cyaka umuriro, icyo gihe Mose ari mu gihugu cy'Imediyane, Mose yatangiye kuzana amananiza ku Uwiteka kubera yuko yatinyaga akazi Imana yashaka kumujyanamo. Haleluya. Inaniza rya mbere Mose yabwiye Uwiteka ati, ese urabona umuntu nkanjye nahagarara imbere ya Farawo nde? Haleluya. Amen. Inaniza rya 2 Mose yabwiye Uwiteka aramubwira ati, ese urabona Abisiraheli bazanyumva? Ese bazavuga ko wandumye ari nde? Imana yabwiye ati, ugende ubabwire ngo nitwa ndiho, Imana y'abasogokuruza banyu. Mose icyo nacyo ntiyanyurwa. Imana none yongera amubwira ati, Mose yongera amubwira ati, ninagera imbere y'Abisiraheli ntabwo bazanyemera, bazampinga, na Farawo bazampinga. Imana yamubwira ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Ati, ni inkoni. Imana yamubwira ati, ngaho yishyire hasi. Ayishyira hasi, inkoni ihinduka inzoka. Imana imuhereza n'ibindi bitangaza bitandukanye imwereka ko azabana nayo. Ariko Mose ntiyanyurwa, ahubwo Mose arongera azananiza ku Uwiteka, abwira Uwiteka ati, Mana ubareba rwose, njyewe sindi intyoza mu kuvuga, ndi umuntu timide, ngira amagambo makeya. None Mana ntabwo nashobora kujya imbere y'Abisiraheli, simfite uburyo nabasha kuvugana na Farawo, ntabwo mfite uburyo nabasha kuvugana n'Abisiraheli, kuko njyewe n'ubusanzwe nigira amagambo makeya. Haleluya. Imana isubiza Uwiteka ati, Uwiteka asubiza Mose ati, ese si jyewe utera uburagi, si jyewe urema indimi, si jyewe uhumisha nkahumura, si jyewe ukiza, si jye muremyi y'ibintu byose? Genda, nzabana nawe. Haleluya. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Yesu Kristo nahimbazwe. Hepfo dusanga Mose nabwo ataranyuzwe, dusanga Mose atarigeze yongera yumva ko icyo gihagije, ngo ahubwo arongera abwira Uwiteka ati, nzagenda ndi muntu ki? Ngo icyo ngicyo cyahise kirakaza Imana. Kimaze kurakaza Imana, Mose nibwo yagira gute? Aratunga. Bene data, muri iyi minsi dufite amananiza menshi gushyira imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Umuntu yashyize amananiza akomeye imbere y'Imana. Mbese ubuzima bwacu twabugize amananiza, twamajije kwisuzugura, twumva ko ntacyo dushoboye. Haleluya. Imana yaduhaye ubwenge, Imana yaduhaye imbaraga, Imana yaduhaye amaboko,
umuntu ariga akaba afite diporome, akumva itangazo kuri radiyo bakavuga ngo dukeneye umukozi wize wenda urugero warangije kaminuza, wize uburezi kandi wize wize ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo aze tumuhereze umwanya muri minisiteri runaka. Maze Diya nkireba avuga ati ariko se Diya wahangahe Karambi, uvuka kwa Ngofero hariya inyuma, hariya hepfo, hariya habi, birashoboka ko nakora muri minisiteri? Ubushobozi urabufite, ni ishuri wiganye n'abandi ndetse wanabarushaga n'ubwenge, ariko karande yo kwisuzugura, karande yo kutamenya abo turi bo ikadutinyisha kugenda. Uri umukristo, urasenga, ufite kwizera mu Mana, kandi Imana dusezeranyije yuko izaduhera byose muri Yesu Kristo. Ariko aho kugira ngo witwaze Yesu ugende gukora icyo kizamini, aho ugatangira kuza urwitwaza imbere y'iki? Y'Imana. Kumva iryo tangazo ni Imana yabiguhaye, gusobanukirwa kuba warize ni Imana yabiguhaye, kuba uruburiwe ni Imana yabiguhaye, kumva icyo diporome ni Imana yabiguhaye, ariko ugatangira gutekereza uti njyewe ntanjye nahinguka nka muri uriya mwanya. Haleluya, haleluya. Ukumva udashobora kuhagera. Yesu Kristo nashimwe. Ukumva udashobora kuhagera, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo tuzakora mu izina rya Yesu Uwiteka w'umuja azagira gute? Azagikora. Haleluya. Ese bakristo, kwizera kwanyu kugarukira he? Ngo Mose yashyize amanizi imbere y'Imana, abonye byose byanze, atangira no kwivugaho, atangira kwisobanura, atangira gusobanurira Imana ati Imana urabizi yuko rwose njyewe ntashoboye no kuvuga. Imana se yari biyobewe? Se yamuhaye amagambo make se? Ariko amagambo Imana yahaye Mose yari ibizi neza ko ariyo magambo y'ingenzi. Haleluya. None se Imana se yatumye Mose ajya muri uriya buhungiro? Imana se yatumye Mose abo ari we? Haleluya. Nene data kurura amananiza imbere y'Imana. Abantu benshi baheze mu makode, nyine arumva ati jyewe mama ntabwo yigeze yubaka, navukiye mu ikode, none se jyewe nakurwamo n'iki? N'amafaranga abonye makeya aho kugira ngo ayizigame agahita yubahiriza rya tegeko ry'abanebwe ngo amafaranga utazubakisha inzu uyubakisha umubiri. Mukura amananiza imbere y'Imana. Icyo mugiye gukora cyose mwiringire ko hari Imana ishobora byose. Nimwiringire ko Imana ishobora byose izagushoboza byose. N'icyo uzakora cyose niwagikorera mu kwizera, Imana yawe izagushoboza. Wikwipfobya, wikwisuzugura. Imana ufite irashoboye. Yesu Kristo uri muri wowe afite ubushobozi buhambaye. Iyo Yesu muri kumwe ntawe umenya yuko amoka. Iyo Yesu muri kumwe ntawe umenya amashuri wize. Iyo Yesu muri kumwe ntawe umenya aho wavuze. Iyo Yesu muri kumwe ntawe umenya aho uvuka. Haleluya. Yesu Kristo iyo uri kumwe nawe akugira igihangange. Haleluya. Yesu Kristo urahumiriza, uvaho, isura yawe ivaho, aho ugeze hakagaragara isura ya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo uturuka ikaragura kwinjira muri minisiteri bakajya kuvuga utaramu. Iyo uri kumwe na Yesu Kristo aho ugeze ntabwo bamenye uvuye, kuko Yesu Kristo abakinga agakingirizo mu maso kugira ngo hagaragare wowe, hagahagarara Yesu. Haleluya. Haleluya. Data mukuru urwitwaza imbere y'Imana. Imana yaduhaye agakiza, Imana yaducunguye, yaburite kuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Reka mbabwire bene data, nimwiringire ijambo ry'Imana, mwiringire Uwiteka, mukiranukire Uwiteka. Numara gukiranukira Uwiteka, ibindi byose mwikoreze. Yesu Kristo aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange yagira gute? Haleluya. Mwikoreze imitwaro yanyu yose. Yesu Kristo afite ubushobozi bwo
icyo nkubwira ni kimwe, wowe wizere Yesu Kristo. Ejo bundi nabajije umuntu atese, ni umuntu wambajije, yambajije ati ariko pasiteri warakijwe? Ni narakijijwe. Atese wakijijwe iki? Wakijijwe iki? Ntabwo ni jyewe nakijijwe umushinya w'Uwiteka, ifitiye umujinya w'Uwiteka n'igihano Imana izarimbuza abanyabyaha. Ubwo narakijijwe muri Yesu Kristo. Arambaza ati none se wakijijwe ibyaha byo kamere yanjye ishobora kubikora, ariko icyo nshobora nuko mfite umwuka wera untangirira bugufi, niyo natsikira nkagwa umwuka wera akagira gute, akanyobora nk'imvana. Haleluya. Araje amatikiri cyobo gikomera amatasi uzajya mu ijuru. Ndababwira naho mu ijuru narigezemo. Bate kubera iki? Ko mfite Yesu Kristo muri jyewe. Amen. Haleluya. Ndamaze nose nafi Yesu Kristo muri jyewe, kandi Yesu akayonza n'ukuri n'ubugingo, atari uzajyana abantu bose mu ijuru. Uwo Yesu mfite muri jye azasiga. Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Niba ufite Yesu Kristo muri wowe, witwaza imbere y'Uwiteka, menya yuko iyo uri muri Yesu Kristo uba wahinduka icyaremwe gishya. Ya mateka y'iwanyu asigara hariya, ahandi uvuka asigara hariya, amashuri wize asigara hariya, bwa bushobozi bwawe busigara hariya, bwa butunzi bwawe busigara hariya. Aho utambuka ujya hose hagaragara Yesu. Haleluya. Usanga Yesu yahigereye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo muzasaba cyose mu izina rya Yesu Kristo, ngo Yesu nawe azabwira Data wo mu ijuru akiduhe. Mukuru rwitwaza imbere y'iki? Mwebwe nimugire Imana nyambere, mushyire Yesu Kristo mu bikorwa byanyu, mushyire Yesu Kristo mu bibazo byanyu, mumuture ibyo mukeneye byose. Yesu Kristo azagira gute? Azabikora. Wowe ntukagire icyo utinya, ntukagire aho utinya bitewe n'impungenge runaka. Ntukisuzugure, ntukumenye ese ajye ndi muntu ki wajya kubwiriza meya, ese ajye ndi muntu ki wahagarara mu ruhame ngo mbwirize. Ubu aha ngaha harimo abantu batinye kujya muri korali Brilliant, akaba arayikunda, abona ni korali nziza rwose, areba Imana akaba ubu se amafaranga yo muri Brilliant nzayakura he? Bwira mugenzi ngo Yesu ntabwo ari umukene. Yesu ntabwo ari umukene. Ijambo ryarambwiye ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana, Imana ikaba ishobora byose. Dukure urwitwazo imbere yayo, kuko ntacyo twayiburanye, kuko ntacyo Imana ibuze. Haleluya. Imana yacu ishobora byose. Imana yacu irahambaye. Rero mwene data, reka ngusabe, wowe witinya kugira icyo ukora. Gipfa kuba kinogeye Uwiteka, gipfa kuba kidahabanye n'ijambo ry'Imana, upfa kuba utatandukiriye ujye gukora ibyo Imana idashaka. Ariko niba icyo ukora uzi ko kiri mu bushake bw'Imana, kura urwitwazo imbere y'Imana, kuko Imana yakigize gute? Irashoboye. Mwakerewe ijambo ry'Imana.